Mwaramutse. Good morning. Nanjye mpagaze ahangaha shima Imana impaye umwanya. So I will thank God who has given me this time Ngo mbasangize imirimo y'Imana to share his works. Nabonye kuva ngeze aha. The works of God I received since I came here. Ndabishimira Imana kuba yaranzanye muri iri torero. I thank God who brought me in this church. Kuko hari byinshi ntari nzi kandi nitwa umurokore. Because I didn't know many things, yet I was called a born again Christian. Naje gusanga nari umurokore mu magambo ariko mu mutima nta cyarimo kimpesha ibyiringiro. So I came to realize that I was a saved person by words because I had no hope. Namenye ahangaha kubw'ishuri rya Mahanaim Bible College. I knew this place through the Bible College of Mahanaim. Ndyigamo nyuma nza guhuzwa n'itorero nkomeza kuhasengera. I studied in this college and then I received the salvation. Later on I joined the church. Niho namenyeye ko ibyaha byacu byababariwe by'iteka. That's when I knew that all our sins were forgiven eternally. Mu gihe mbere nubwo twavugaga Yesu ko yatwishyuriye imyenda yacu yose yatugize abera ariko byari mu magambo ntabwo byari mu mutima. Even before we could testify that Jesus died for our sins and he made us righteous, but this was only words, not in heart. Impamvu nuko tutari twarigishijwe neza kwizera. The reason was that they didn't teach us exactly what is faith. Asome ibyanditswe bibiri. I will read 2 verses. Muri Zaburi igice cya 32. Read in Psalms chapter 32. Umurongo wa 2. Verse 2. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemwo uburiganya. Psalms chapter 32 verse 2. Umurongo wa 2. Blessed is the man unto whom the Lord impute not iniquity, and in whose spirit there is no guilt. No mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 10. And in Hebrews chapter 10 verse 10. Hatubwira ko ugushaka kw'Imana ariko kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. The verse tells us that by the will of God we have been sanctified through the body of Jesus Christ. Nashimye Imana rero maze kumenya ubutumwa bwiza. I was thankful to God after I realized the gospel. Ndushaho kuyishima kubera ko naje no guhuzwa n'itorero nkomeza kwiga byinshi. I was thankful more by being connected with the church, and I learned more. Cyane twashirijwe mu matsinda, aya matsinda yitwa fellowship duhuriramo ni ingenzi. Especially I was empowered by the groups we call fellowship. This is very important. Kuko niho twigira byinshi. Because through these groups we learn much. Kandi tukahabariza byinshi tukabasha gusobanukirwa. And we ask many things in order to be clear. Cyanejeje umutima wanjye kigatuma nemera n'ijambo ry'Imana nuko abatwigishaga badusubirishaga ijambo ry'Imana kimwe ku kindi. The reason why I accepted the message, it was that the preachers, they used to answer based on the written word of God. Ndashima Imana rero ko mubahiriwe nanjye ndimo. I thank God that I am among of those who are blessed. Kuko nkuko tubibonye mu ijambo ry'Imana ni hahirwa kandi nuko gushaka kw'Imana.
As we have seen the word of God, there is a breast, those who are breast, and there is what is the will of God. mu gakiza nta ruhare rw'umuntu rurimo. This means in the matters of the salvation, there is no participation on the responsibility of a human. Uko nakomeje rero guhuzwa n'itorero nkaba mu itorero nkahakirira umugisha, niko n'Imana yangiriraga ubuntu nkawakiriza n'abandi hanze. So as I kept on living in the church, I received the blessing and shared the blessing to the rest of others. Ni abantu benshi maze guhura nabo tukaganira ku butumwa bwiza, kandi nkabona imitima yabo irishimye. Bamwe simbamenya, abandi mbambazi, ariko Imana ikomeza kungirira ubuntu bwayo igihe cyose. There are so many whom I have met. There are those whom I remember and those whom I don't remember. But God always gives me His grace. Nyuma yaho nkomeza kwibaza nti who am I? Ndinde. So I could ask myself, who am I? Ariko nkamenya ko mu Imana yakunze nanjye ndimo, kandi ikifuza yuko nanjye iyo mbuto nziza yampaye nanjye nagenda nyibyaza umusaruro. So but I could conclude saying that I am among of the blessed people whom God loved, and this seed of the gospel I have, it is to be shared with others. Kandi izo mbaraga ni izayo si izanjye. And the power to do this is not my own, but is from above. Kuko Imana Yesu ntiyadusize nk'imfubyi. Because Jesus didn't leave us as orphans. Mu gihe yari kumwe n'abigishwa be yabaga ari gukora, ariko asubiye mu ijuru haza undi Yesu uri mu buryo bw'umwuka, abana nabo akomeza gukora. He was physically working with disciples, but the day he went to heaven, he left the Holy Spirit to work through and for us. N'icyumweru gishize rero nabwo ndashima Imana kuko nasuwe n'abadiakoni ndetse n'abapastors. I thank God that last week I was visited by the pastors and the deacons. Nabashije no kuba mfite abashyitsi And babiri. There were two visitors. Dusangira ijambo ry'Imana. Shared the word of God. Kandi ribakora ku mutima bararyakira. And this message touched them. Igisabwa no gukomeza kubakurikirana. So we need to have follow up. Ntatwaye umwanya munini rero, ni byinshi umuntu aba afite yavuga, ariko reka soreza ahangaha. Imana iduhana umugisha. I will speak up to here. May God bless you.